Abakunzi bashimirwa TV mumeze mute ari majyaruguru rasirazuba nibengebwa ryo n'amajyepfo n'amajyaruguru kanizere ko mumaje kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi isaha ku isaha twabyutse kemera twavuge twemera twagenda bikemera ibintu byiza kandi bibari ibintu by'ingenzi n'ubundi twagarutse muri aya makuru menshi kandi amakuru utasangane kandi amakuru yizewe ushaka kumva ko aka kanya ko nzanya amakuru ashobora kugukora ku mutima rwose ku buryo wahita unashengurwa ako kanya ni ibintu bibabaje kandi ni urupfu rw'akababaro buri munyarwanda wese cyangwa buri umuntu wese uri mu mpande enye z'isi arimo kugenda asesengura urupfu rw'umwana wari ufite imyaka 23 yishwe azira kuhohoterwa ni mu karere ka Nyaruguru rwose nk'uko twegereye nyine abo bari kumwe batangaje yuko uwo mwana yahohotewe ariko reka dushimire leta y'u Rwanda RIB nta kuntu ibitarimo gukora kugira ngo ihase ibyifuzo byacu ihaze ibyifuzo rwose by'umunyarwanda n'umunyarwandakazi nguko rero bafashe ibisambo bigera muri 4 byari bije kwiba uwo mwana uwo mwana rwose babifashe ubu ngubu aka kanya tuvugana ushaka kurimo kunyumva mu masaha y'igicamunsi cyangwa mu masaha atari igicamunsi ibi byo bisambo babifashe reka dushimire rwose leta y'u Rwanda reka mbisubiremo ngaho nguko rero uwo mwana ndakubwira ko bamuterwa ibyuma bigera muri 3 byahanga hano hejuru ku muhogo ariko mu makuru arimo gutangazwa neza barimo kuvuga ko uwo mwana n'ubundi bari bafitanye ikintu cyitwa amasinde cyangwa beef ku bantu batazi Kinyarwanda neza ngo bari bafitanye amasinde kuko uwo mwana yari umwana ufite imyaka 20 yes yarafite imyaka 22 mana yaburamo na Isaka na Yakobo mana ikunda u Rwanda mana kandi dukunda kumanywa na nyijoro abagenzi bacu cyangwa bashiki bacu cyangwa bakuru bacu no kugenda batuvamo kandi barimo kugenda batuvamo nta kintu nyine gitanga fatika kigaragara ibaze kugira ngo umwana w'umukobwa abe yibanisha yarafashe umwanzuro kuvuga tereka shaka udufaranga noneho ibyindi bya rushati na byamayi babo bikere rwose bishize amaboko mu mufuka byirwa bitemberamo bikaza kuvuga ati hariya kwa kanaka nibateka turafata inkono twirukanka cyangwa ukavuga ati reka tumureka abanza kore ndufaranga nitumara kugwira twebwe turagenda tudutware kuko twiyumva ko tuba tuhaza urumogi kuko n'ibyo bisambo mu makuru twakiriye babifatanye ibiro bigira muri 7 by'urumogi babifatanye rwose ibiro bigira muri 7 by'urumogi ariko baca umugani ngo icyo ibyo nicyo usarura n'ubundi babibye ibintu bibi ariko ubu ngubu rwose bagiye kurya isheni kandi reka tubanababwire ko nabagenzi babo baba bashaka kurya batakoze ko ibyo ngibyo byose bizaba ngaye nguko rero reka tugaruke mu karere ka Gatsibo murenge wa Kiramuruzi umudugudu Gatobotobo rwose naho ni ibintu bitoroshye bene gatoya ubwo umugabo yabanaga n'umugore we abakaza gutandukana batandukanye yuko umugabo ari we watekaga ngaye nguko rero muri ryoshye umugabo agateka byamara gushya agakuraho iby'umugore byarangiza umugabo akajya kurira hanze yariraga mu isafuriya iyo safuriya yariragamo yarabiryaga byose bigasigara umwana yabyuka mu gitondo agiye ku ishuri akavuga dadi wansigiye agahita avuga ati genda bibaze nyoko biri mu mibere ya nyoko mana we ngaye nguko rero ubwo umugabo yaze gufata icyemezo arangije aravuga ati ngewe nago nakomeza kubana nawe madamu
kuko ndaryo kajya kugenda wirwa ubivuga mu baturage ko ndya nkarya cyane. Umugore rero aza kubura ukuntu abigenza, arumirwa, aratangara. Ariko reka mbisubiremo, umugabo yafashe icyemezo, ava yifata ya mbere, aragenda. Amaje kugenda ajya gushaka uwundi mugore, barabana, ku buryo byagejejeho ko umugabo yajyaga kurya ku rugo rumwe agahindukira akajya no kurya ku rundi kugira ngo ahazwe n'ibyifuzo bye. Nubwo ku mugore wa mbere yagezaho nyine aramwizera, akavuga ati n'ubundi ubwo ari umugabo wanjye agenda akagaruka, reka ngere gutya mfunguze agakonte kuri banke. Ajya nyine kuri sako afunguramo banke. Amaje gufunguramo banke ashyiraho umugabo we. Ariko ikibabaje kigatera agahinda, umugabo amaze gushyiraho amafaranga rwose 350. Ndaje nshyiremo n'amajwi n'amashusho ubwo twasanze umugabo amahano yarimo gukorera rwose kuri iyo banki sako. Umugabo byamwanze mu nda rero, yabuze ikintu ashyira mu nda, aragenda akuraho amafaranga 50 umunsi wa mbere. Amaje gukuraho amafaranga 50 ku munsi wa mbere, umugore aje kugura agafuka k'akawunga kuri banki. Aravuga ati se ko ndeba byabiri amafaranga 300, bikaba noneho ndeba amafaranga yagabanyutse, amafaranga yagiye hehe? Mwijwi cyangwa mu byo bamusubije, bamubwiye ati ibyo twakita umuntu ugusigariraho udahari, cyangwa ibyo twakita umwishingizi wawe yaraje atubwira yuko ko ashaka gukuraho amafaranga angana n'amafaranga 50,000 by'amanyarwanda. Arangije abikuraho. Umugore rero byamwanze mu nda, agira umujinya, arikubita, arinaga, arijugunya. Aravuga ati ngombye gufata iminsi igera muri 15 niciranga muri banki, n'ubundi baca umugani ngaho yonyihoramo ngo kandi himbwa yaririye naga igihava. Ngiye kwicara ahangaha paka nongeye nkamufata aje kongera kubikuza mite muta muri ribu cyangwa mute mu kagozi. Umunsi wa mbere hicaye, wa kabiri arahicara, wa gatatu arahicara atarya tanywa. Urumva yari ameze nkaho yabaye umusekirite hanga kuri banki rwose. Arahicara ku buryo n'abantu bajyaga bavuga ati uyu mubyeyi yahuye n'ikihe kibazo, ku buryo bamwe batangiye no kuvuga ati wenda afite ikibazo cyo mu bwonko. Arahicara umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Ariko mbere kugira ngo afate umwanzuro wo kwicara, yarabanjije ahamagara kuri station ya ribu, arabibwira ati ngewe nakoreshejwe, baranyiba, bamaje kunyiba, ariko umuntu wanyibye sinshaka ko muhita mumufata, ariko ngiye kwishyiriraho iperereza, none nimara kumufata nzabahamagara muze mumushyire mu maboko yanyu, hanyuma ndenganurwe, hanyuma nishyurwe. Ni kuri uyu munsi rero, ni kuri uyu munsi w'itariki 15 z'ukwezi kwa 10 2025. Arakomeza rwose, arahicara. Amaze kuyicara ku munsi wa kane ajya kubona rwose n'umugabo araje afite agatabo kasa, kubona ko afite confidence nyinshi, ku nkweto nziza cyane, ako gashati gateye ipasi, ku gapantaro ke kameze neza cyane. Avuga ati ngiye kubikuza amafaranga y'umugore narashatse kandi narabikije. Mu gihe umugore amukubise amaso, umugore yahise ahamagara kuri station ya ribu, arayibwira ati kambisubire musore, ati ndamubonye. Ubwo kuva kuri station ya ribu ugera aho ngaho nago harimo iminota nk'itatu ku modoka, ariko ku maguru harimo iminota nka 20. Umugore aratambuka aramuhobera. Amaje kumuhobera, amuhobera mu buryo bwo kugira ngo amufate batabizi. Yagiye arahobera, aramata nk'ikimata, ahita avuza induru ngo mumurure, agira ngo ni joke za zindi z'urukundo bari nyine. Umugabo nyine agira ngo ni joke z'urukundo kuko nago bari basanganywe. Urumva umugabo nyine yafashe umwanzuro ajya kundi mugore.
amaje kumuhobera rero urahamagara ati mumurure umusekirite ku umusekirite itaza bivuga ati se kundi yamwamatanye akaba ari umo kuvuza induru bimeze biti nkuko twari tureba rwose turi kuri teri imodoka ya ribu yahise ihasesekara imaze kuhasesekara n'ubundi ribu yari ifitanye iyi siri n'uwo mugore umugabo nuko bahise bamushyira mu maboko ashinzwe umutekano. Reka dushyireho aya mashusho hanyuma mwirebere ibyabaye. Nose abudu bapfaga iki Nose abudu ntabwo wamukubitira mu bantu none se reka mubwire uva no ku mugore nawe uri ko urawayo mujya na mutaza bamwamana usibye n'abamoto bahagarara abantu babonye n'abapaga y'abantu Nose bundi bapfaga iki barabana baza gutandukanye na David muramugabo badukuza amafaranga hari arayatwara nose uriya mugabo yaraje yaragukora iki amufatiye ahangaha amufasha amuhobera amujyana hariya uriya yari yamuragiye agira ngo abane bariya nagira cyagira uriya mukobwa n'undi mukorera aba hari mu Kagarama kandi uwo muhungu no mu Kagarama yitwa Mahungu aho kise kijya hirya gitsaje bari batatu bandi barabana